turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro by'Isano TV show. Twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Twababwira ati hasta la vista. Tugiye kwigarukira ku gitaramo rero cyaraye kibaye. Ni igitaramo cya Davis D. Ni igitaramo rero cyabereye hariya muri Kigali. Ni igitaramo cyari kimeze neza cyane, dore ko yamaze kugikora atangaza ko yari afite akanyamuneza, ndetse iki gitaramo kikaba cyamuguye ku mutima. Ikishaka David, umwe mu bahanzi nyarwanda bakunzwe n'abakobwa benshi cyane, akiyita umwami w'abana, yagaragarijwe urukundo rukomeye cyane, urukundo rudasanzwe. Ni mu gitaramo Shine Boy Fete yizihiza imyaka 10 amaze mu muziki, cyabereye muri Kigali mu ijoro rya tariki 29 Ugushyingo 2024. Ni igitaramo cyabereye muri Kigali Conference Exhibition Village, ahazwi nka Kigali mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 29 Ugushyingo 2024. Iki gitaramo rero cyahuje ibyamamare bigiye bitandukanye mu ngeri zinyuranye, imiryango, inshuti n'abavandimwe bamenye izina Davis D mu muziki w'u Rwanda. Ni igitaramo rero cyari gisobanuye ikintu gikomeye cyane mu rugendo rw'uyu musore ari we Davis D, kandi yashyigikiwe n'abantu benshi cyane barenga 4,000 bari baje babukereye, ubona ko bafite akanyamuneza. Uyu muhanzi Davis D rero yavuze ko guseruka yambaye imyambaro y'umukara, dore ko yari yo yaserutse yambaye, yashakaga gushushanya imbaraga yifitemo muri we, kandi inasobanuye gutsinda cyane, cyangwa se umuntu utsinda. Yavuze ko anatangira umuziki yambaraga cyane imyenda igizwe n'amabara y'umukara, kandi kuzana moto ku rubyiniro ari ukurema udushya. Uyu muhanzi rero yaserutse ku rubyiniro ari kumwe na moto, ari nabyo byagiye bitungura benshi cyane, byaje mu dushya 10 twaranze kino gitaramo. Tugiye kubagezaho rero ibintu 10 cyangwa se udushya 10 twaranze kino gitaramo cya Davis D. Igitaramo cyaranzwe n'udushya tugiye dutandukanye. Agashya ka mbere nuko umuhanzi Davis D yazanye moto ku rubyiniro. Iyi moto rero yavanywe ku rubyiniro ubwo Platini yataramiraga abakunzi be, ndetse aba bazanye iyi moto bayikuye Kigali ahagana saa 7 z'ijoro. Urumva ko iyi moto yahagumye mpaka Platini abanje kuza ku rubyiniro, niho iyo moto yaje kuva ku rubyiniro. Agashya ka kabiri nuko Bagenzi Bernard yahawe umudari. Agashya ka gatatu nuko uretse Nasty C na Davis D nta wundi muhanzi warengeje indirimbo 3 ku rubyiniro. Akandi gashya ka kane kabaye nuko abafana cyangwa se umuryango wa Davis D n'abandi bakunzi ba Davis D wabonaga nabo bashaka kuza ku rubyiniro ngo bamufashe kuririmba indirimbo ziwe. Agashya ka gatanu nuko Nasty wafatanyije na Davis D gukora igitaramo yaje gukubita umufana. Agashya ka gatandatu nuko Davis D yaririmbanye n'umubyeyi we, ibintu byatunguye benshi cyane. Agashya ka karindwi nuko Bushari yatwe mikoro na Davis D ataramara kuririmba, ibintu nawe byagiye bimutungura cyane. Platini nawe agashya ka 9 nuko yateye push up imbere yuko ajya ku rubyiniro, yabanje agenda atera ama push up, nibyo tugiye kugenda tubagarukiraho. Agashya ka nyuma ka 10 nuko DJ Toxic, Kyle na Davy Koti babuze ku rubyiniro, kandi bari baratumiwe. N'udushya rero twagiye turanga kino gitaramo cya Davis D. Reka duhere kuri aka gashya ka Bagenzi Bernard wahawe umudari. Umubyeyi wa Davis D yashimiye Bagenzi Bernard wabaye hafi y'umuhungu we, ndetse amugenera umudari wishinga. Umudari nk'uyu wanahawe Bralirwa yateye inkunga iki gitaramo, ndetse undi uhabwa itangazamakuru ryabaye hafi ya Davis D kuva yatangira umuziki kugeza uyu munsi. Reka tugaruka ku gashya kuko uretse Nasty C na Davis D nta muhanzi wigeze urenza indirimbo 3 muri iki gitaramo. Rero cyari kiyobowe na Luckman cyangwa se Lucky Nzeyimana, cyatangiye saa 3 z'ijoro, byatumye buri muhanzi ahawe
guhabwa umwanya wo kuririmba indirimbo nkeya mu rwego rwo kubyaza igihe umusaruro. Dani nanone yaririmbye indirimbo imwe, Aline Sano, Deodora Zira na Bushari baririmbye indirimbo ebyiri gusa, ni mu gihe Dramati, Ruti Joel ndetse na Neri Ngabo baririmbye indirimbo 3. Platini P yaririmbye indirimbo zigera muri enye nazo atazirangije zose. Umuraperi Bulldog wari mu bahanzi bari bategerejwe na benshi bari kuririmba muri iki gitaramo, ntiyahagaragaye ndetse n'indirimbo Beramuda yakoranye na Davis D ndetse na Bushari bayiririmbye bonyine. Uyu muraperi amaze iminsi yigaragaza mu bitaramo binyuranye bigiye bitandukanye ahuriramo n'abaraperi bagenzi be, ndetse ari kwitegura kuzaririmba mu iserukiramuco Amven Fest. Reka twigarukire kuri Nat C wakubise umufana. Nat C ubwo yari amaze kuririmba indirimbo 3 yakuruwe n'umufana, biramurakaza cyane, amukubita umugeri, ubona ko atishimiye ibyo yarakorewe n'uyu mufana. Uyu muraperi rero wamamaye mu ndirimbo zinyuranye yahise asubira inyuma ku rubyiniro agaragaza gutuza muri we, ubundi agaruka ku rubyiniro. Akandi gashya nuko Davis D yaririmbanye n'umubyeyi w'ibintu byatunguye benshi cyane. Ubwo igitaramo cyari hafi kugera ku musozo, umubyeyi wa Davis D Bukuru Jean Damascene yazamutse ku rubyiniro, nawe avuga ko agiye kuririmbira abafana b'umuhungu we, mu gihe benshi bari banyotewe kumva indirimbo uyu mubyeyi aririmbira abafana. Nawe yabatunguje indirimbo yo mu gitabo mu ndirimbo z'agakiza. Davis D baririmbanye indirimbo Amasezerano yose, ndetse abakunzi b'umuziki nabo baririmbana n'umubyeyi wa Davis D. Bushari rero yatswe mikoro na Davis D atarangije kuririmba, ko nako nta gashya twababwiye kagaragaye muri iki gitaramo. Ubwo Davis D yari amaze kuririmbana na Bushari indirimbo bise Beramuda, Bushari yahawe iminota mike ngo aririmbane n'abakunzi be bari bamaze gushyuha, dore ko bari bamaze gutaramirwa na Nest C. Hari umusore wari wegereye stage wamaze umwanya munini agerageza kurira urubyiniro, ariko akazitirwa n'abashinzwe umutekano, ubona ko byari byamurenze, washakaga kugenda nawe ngo performing. Platini rero yateye push up mbere yuko ajya ku rubyiniro. Nemeye Platini wagiye ku rubyiniro asanze iyo Davis D baririmbana indirimbo bise JJ, yabanje kwishyushya akora push up mbere yuko yurira urubyiniro, arabanza atera pompage rwose, ubona ko ari ibintu byagiye bitungura abafana benshi cyane n'abari bitabiriye icyo gitaramo. Hari abahanzi rero bagiye babura ku gitaramo. DJ Tog, Skilla na Davis Scott babuze ku rubyiniro. DJ Toki wagombaga gucuranga muri iki gitaramo ntiyahabonetse. Kyle na Delcott nabo ntibaririmbye muri iki gitaramo. Kuri gahunda y'igitaramo byagaragaraga yuko nabo baza kugaragara kuri rubyiniro. Ngibyo rero ibyaje kuranga igitaramo cya Davis D. Ni igitaramo rero cyo kwizihiza imyaka 10 uyu muhanzi Davis D amaze mu muziki. Ni igitaramo yise Shine Boy Fest. Ngibyo rero byaranze igitaramo cya Davis D. Iyi ni Isano TV show, tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru abavuga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye nk'Inyarwanda, Kigali Today, Umuseke, avuga kuri YouTube, Facebook, TikTok n'ahandi hagiye hatandukanye, n'avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kora subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.